Ese wari uzi ko mu baturanyi bacu umutagira ukurusha ifaranga akugongera umwana washinga urubanza bikarangira ufunzwe unamwaka imbabazi kuko afite ipinda ifaranga? Ese wari uzi ko nanone mu baturanyi bacu igisambo iyo kibye kikavumburwa gihunga kigana kuri polisi kuko ariho cyizerera kubaho kurusha kuyihunga? Aha hirya mu karere kacu umutubuzi akwiba moto akayihindurira purake mukajya mu rubanza ukazamutsinda uhataye amafaranga yagura izindi moto 3, ndetse kwera gutsinda ku rubanza utsinda byarakuvuye ku nzoka kuko ubutabera butinze burutwa n'ubudahari, ari byo bita late justice is no justice mu ndimi z'amahanga. Mu baturanyi bacu hari imijyi myinshi aho kizira kwifata selfie mu ruhame kuko iyo telefoni yawe nziza ukunda yaguhenze ukiyivanayo mu masegonda make cyane iba yageze mu bindi biganza, bugacya ujya gukora sim swap ukarira urwo ubonye. Ahanye naho kandi umujura wibye ihene ayiheka ku mugongo kugeza ayisubije nyirayo, cyangwa uwibye ibitoki agafatwa n'isazi zikamutumaho kugeza asubije nyir'umurima ibitoki bye. Ibi byose bitangaje byibera muri Kenya na Uganda, ariko byumvikana nk'imigani mu matwi y'abanyarwanda. Ese ni ubupfumu koko? Cyangwa tubyite iterambere mu butabera? Cyangwa ni uburyo abaturage bishatsemo bwo kurinda ibyabo aho amategeko asa nk'asinziriye? Mu mihanda imwe n'imwe ya Kampala kuba wabona umwotsi uturutse mu kibatsi cy'ipine batwikiyemo igisambo bakiziza kwiba telefoni, ako ni akantu gasanzwe. Kuko gutwika ibisambo no kubyica ku karubanda ni ikintu bamenyereye cyane gukora. Izi ni inkuru ziteye agahinda ariko zimenyerewe mu bihugu by'abaturanyi. Nimba wibye mu Rwanda witege inkiko, ariko niba wibye muri Uganda cyangwa muri Kenya witege peteroli n'ipine kuko utwikwa ku karubanda. Iri ni ryo tandukaniro riri hagati y'igihugu kigendera ku mategeko kikitandukanya n'ibindi aho abaturage bahindutse abacamanza. Ubu wahita wibaza uti kuki ibi biba muri aka karere ariko bikaba ari amateka mu Rwanda? Nitwa GITI w'Imana, Papa B&B. Nige bwenge buzi ubwenge ndacyabatamo inkuru zicukumbuye. Cyo ni mu ntega amatwi maze mbibabwire byimbitse. Mbahaye ikaze kuri channel yacu ya GITI. Gukora hanga subscribe, comment, like na share ni inkunga ya danje. Murakaza neza, nitwa Ibyo. Ndahera hano iwacu binyuremo vuba vuba ubundi tujye mu baturanyi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri kwihuta mu nzira y'amajyambere. United Nations Development Program cyangwa UNDP isobanura ko igishingirwa bavuga ko igihugu kiri gutera imbere hagenerwa ku mafaranga cyinjiza, umubare w'abantu bize gifite, imyaka y'ikizere cyo kubaho cyangwa cy'ubuzima y'abaturage, life expectancy, politike ihamye no kuba abaturage bacu babonera serivisi ku gihe kandi byoroshye, nka serivisi z'amashanyarazi n'amazi no kwivuza byoroshye hatarimo kuzarira. Raporo ya Banki y'Isi yo muri 2024 yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu byazamutse mu musaruro mbumbe, cyo bita GDP, Gross Domestic Product. Muri 2024 GDP y'u Rwanda yazamutseho 8.9%. Ni iterambere u Rwanda ruri kugeraho, nyamara mu myaka 32 ishize iki gihugu cyasaga nkaho kitakiriho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 yasize abarenga miliyoni bishwe. Ibi biri mu bitangaza benshi n'ibituma u Rwanda ruba mu bihugu by'ikitegererezo kandi bifatirwaho urugero, dore ko runahimbwa Singapore yo muri Afurika. U Rwanda se igihugu kinini cyane ugiye kukivuga mu buso. Ni igihugu giteretse kuri kilometero kare 26,338. Mu cyanya giteretseho nicyo gihugu gitoya ugereranyije n'ibindi byose baturanye. Iyo urebye mu burasirazuba bw'u Rwanda hari igihugu cya Tanzania. Tanzania yonyine ikubye u Rwanda mu buso inshuro zikabakaba 36. Mu majyaruguru hari Uganda, ndetse Uganda yonyine ikubye u Rwanda mu buso inshuro 9. Wajya mu burengerazuba bw'u Rwanda ukahasanga DR Congo, iyo ikubye u Rwanda inshuro 89. Naho mu majyepfo hakaza igihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cyo kirutaho gato u Rwanda hafi kilometero kare 1500. Mu bihugu 54 byo muri Afurika u Rwanda nicyo gihugu cya 9 gito mu buso. Uretse iby'ubuso, u Rwanda ntabwo ari igihugu gikungahaye ku mutungo kamere nka peteroli cyangwa amabuye y'agaciro. Ubu wahita wibaza uti ni gute igihugu gito kidafite amabuye y'agaciro kiza mu bihugu bya mbere biri gukura cyane mu iterambere? Undi akibaza ati ese u Rwanda rubikesha iki?
uwabyita gahunda ya Icara Wige Muturanyi ntabwo yababeshye. Iturufu ya mbere y'u Rwanda ni good governance cyangwa ubuyobozi bwiza nk'uko raporo ya CGI cyangwa Chandler Good Governance Index yo mu mwaka wa 2025 ibigaragaza. Muri ino raporo hagaragara uko leta zitandukanye zitwaye mu miyoborere myiza yagiye ihabwa abaturage. U Rwanda rwabaye urwa mbere muri East Africa ndetse ruba urwa kabiri muri Afrika yose, ndetse ikirenzo ruza ari urwa 59 ku rutonde rw'ibihugu bifite ubuyobozi bwiza ku isi yose. Ku buyobozi bwiza niho n'ibindi bintu byose bishingira. Dore ibiranga ubuyobozi bwiza. Bimwe muri byo hazamo nko gutegura ejo hazaza h'igihugu, kuba buha agaciro ibyo abaturage bakeneye kandi bukumva amahitamo yabo, guha umwanya abaturage babwo, guha serivisi nziza abaturage, kudaheza ku bashoramari bigenga, kwita ku rubyiruko, kubungabunga umutekano, guha umwanya itangazamakuru n'ibindi byinshi. Byose muri ibi ubuyobozi bw'u Rwanda burabyujuje, kuko nk'ubu buri munyarwanda wavutse cyangwa wari uriho muri bibiri yumvise icyerekezo 2020 cyangwa Vision 2020 benshi bita Vision 2020. Nta munyarwanda utari ufite amatsiko y'uko uwo mwaka uzaba umeze, nubwo itabashije kugerwaho nk'uko byari byiteganyijwe. Ariko mu gihe cy'imyaka 20 yari iteganyijwe, nta wapfobya impinduka zabayeho muri iyo myaka. Kuri ubu icyerekezo cyashyizwe imbere muri 2050. Iki kikaba ari ikimenyetso nakuka ko ubuyobozi bw'u Rwanda budahwema gukora iyo bwabaga ngo butegurire abuzukuru ejo hazaza heza. Ubuyobozi bwiza ntibureba none gusa, ahubwo bureba no mu nzagihe. Ubuyobozi bw'u Rwanda buha agaciro ibitekerezo by'abaturage binyuze mu nama zitandukanye zirimo nk'inama y'igihugu y'umushyikirano ihuza abaturage na Perezida wa Repubulika ariwe Nyakubahwa Paul Kagame. Nubwo ari uko bimeze mu Rwanda, ariko siko bimeze mu baturanyi bacu. Ugiye nko muri Kenya mu mwaka ushize wa 2025, imwe mu nkuru zaranze iki gihugu ni urubyiruko rw'abagenzi rwakoze udutendo tw'amateka harashya koko isi yose irumirwa. Iyo mvuze abagenzi mba mvuga generasiyo ntoya, ubwo ni abavutse hagati y'1997 kugera muri 2012. Bano bagenzi biraye mu mihanda baruganye ubutegetsi bwa William Ruto bavuga ko bakeneye impinduka muri guverinoma. Ubu ndabizi uribaza uti ese icyatera ibintu kugera hangaka kageni ni ikihe? Akenshi usanga impamvu nyamukuru ari ukubura urubuga rwo gutangiraho ibitekerezo no kuba ibitekerezo biteshwa agaciro, ariyo ngingo igonga abaturanyi bacu. Kuko ubuyobozi bwiza bwita ku rubyiruko. Uno munsi muri Afrika hagati ya 60 na 70% y'abanyafrika bari munsi y'imyaka 30. Ariyo mpamvu uyu munsi Afrika ari umugabane wa mbere ufite urubyiruko rwinshi ku isi. Ino rero ikaza ari imwe mu ngingo zigonga abaturanyi bacu, kuko uyu munsi bugarijwe n'ikibazo cy'uko urubyiruko rutanyurwa n'ubutegetsi bwabo, ndetse kikaba kitari muri Kenya gusa. Mu gihugu cya Tanzania na Uganda by'umwihariko muri ibi bihe by'amatora naho hagiye hagaragara kwivumbagatanya k'urubyiruko ruvuga ko rushaka impinduka muri guverinoma. Ubu wakwibaza uti ese kuki mu Rwanda ibi bitahaba? Uretse nibi wanakwibaza uti ese kuki mu Rwanda hatajyaba imyigaragambyo ihungabanya umutekano ku buryo hari n'ababigwamo bakabura amagara yabo? U Rwanda uno munsi ni kimwe mu bihugu bizwiho kugira serivisi nziza kandi inoze. Serivisi nziza ni ibonekera igihe, ikaboneka byoroshye, igatangwa nta zindi nyongera bisabye zitandukanye n'ibiteganywa, kandi igahabwa buri muntu uyikwiriye. Gutanga serivisi nziza ni zimwe mu ntego leta y'u Rwanda yagezeho, nubwo wenda bitakorwa 100%, ariko baba bagerageje. Ku buryo uno munsi serivisi nyinshi za leta zagiye kuri murandasi, aho ubasha kubona icyangombwa ukoresheje telefoni yawe. Mu kugira ngo u Rwanda runoze serivisi zarwo, rwashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya ruswa. Raporo ya Transparency International ivuga kuri ruswa yo muri 2024 yashyize u Rwanda ku mwanya wa 43 ku isi ku rutonde rw'ibihugu bibamo ruswa nkeya, ndetse irushyira ku mwanya wa 4 muri Afurika. Kuba wavuga ko u Rwanda nta ruswa rugira cyangwa ihaba, byo waba ubeshye. Ariko ugereranyije n'ibindi bihugu, u Rwanda ni urutagatifu. Hari ibihugu bivugwamo ruswa ku rwego rwo hejuru, aho usanga na serivisi n'imwe ushaka kuba wabona ngo ibonere idiho udatanze ka GITI kandi mu nzego zarizo zose. Muri bino bihugu ho na za serivisi utemerewe, iyo wishyuye urazihabwa, kuko bo bizera ko ifaranga ari musemakweri. Mwese aho ngaho mwicaye, twese mu matwi yacu twumvishe ijambo perime y'inkongomani. Nubwo zino perime ubu zakumiriwe mu Rwanda, ariko apfaga kuba ufite umufungo bagutagamo kategori zose wifuza. Hahandi usanga umuntu utazi no kwatsa moto afite kategori yo gutwara ikamyo. Mu baturanyi bacu birazwi ko iyo umupolisi wo mu muhanda agufashe
mbere yuko muramukanya ugomba kumutamo kuko no kuba udafite kashi ubwabyo ni ikosa. Uno munsi u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bifite umutekano, aho usanga benshi bavutse mu kinyejana cya 21 batazi uko isasu rivuga, bataranumva aho imbunda bayizibura. Mu baturanyi bacu hari imijyi myinshi aho kizira kwifata selfie mu ruhame, kuko iyo telefoni yawe waguze yaguhenze kandi ukunda cyane, ukivana mu mufuka wawe ngufata selfie mu masegonda make bageze mu biganza by'undi muntu, maze bugaca ejo ujya gutanga ikirego ko telefoni yibwe unakora simu swap. Ntago biba ari inkuru kumva ngo umuntu wamucomoye telefoni yicaye mu modoka i Nairobi muri Kenya kubera ibisambo byayogoje abantu. Igisambo gifashwe kiba gifite amahirwe menshi yo kwasiga ubuzima bwacyo mu gihugu cya Kenya na Uganda. Ibintu bigeze ku rwego aho umujura ufashwe yibye yiruka agana kuri polisi cyangwa kisabira gufungwa kuko nicyo cyonyine cyarokora amagara ye. Mu gihe twe hano iwacu i Kigali mu Rwanda, niyo ufashe umujura inzego z'umutekano zigasanga yakomeretse baguhana mbere yuko we ahanwa kuko kizira kwihanira. Gufata umujura cyangwa igisambo ntago bigwa uburenganzira bumuhohotera ngo cyangwa umukomeretse. Rero siko biri muri Kenya cyangwa Uganda, kuko bo iyo umujura afashwe ashyirwa mu ipine agatwikwa cyangwa se akaba yakubitwa kugeza apfuye. Kandi ahangaha si umujura gusa, ahubwo n'undi wese ukoze ibyo sosiyete itemera arabiryozwa bikomeye nubwo inzego z'umutekano zaba zihari. Rero uyu munsi umutekano ni kimwe mu bintu u Rwanda rurusha ibindi bihugu. Nanone kimwe mu bintu bizwi u Rwanda rurusha ibindi bihugu byose ni serivisi nziza z'ingendo, aho ugenda ukanagaruka rwose utekanye. Ariko reka twikoze i Burundi gato ya wumve ibibera ku kibuga cyaho cy'indege. Nkuko tubikesha ikinyamakuru umuseke.rwa, baragira bati nyuma ya serivisi mbi, umwanda n'ibikorwa remezo nkene ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hakomeje kuvugwa ubujura bwambura abagenzi ndetse no gusabiriza kw'abapolisi bagikoraho. Abakoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura bavuga ko bimaze kuba nk'akamenyero ko kugeza mu rugo cyangwa aho werekeje ibyo ukuye mu mahanga, iyo harimo iby'agaciro kubishyitsi muhira biba ari aharugira, biba ari hamana. Bavuga ko ubwo bujura bukorwa n'abakozi bo muri icyo kibuga cy'indege baterura ibikapu by'abagenzi bitwaje ko bagiye kubisaka, ugategereza ko babigarura ugaheba. Bakomeza bavuga ko iyo ugize imana bakakugarurira ivarisi yawe, usanga ibintu by'agaciro babivanyemo, wabaza ugaterwa ubwoba. Hari n'abafungwa bashinjwa ko bitwaye nabi imbere y'inzego z'umutekano mu kibuga cy'indege. Mu mwaka ushize hari abayobozi b'u Burundi bumvikanye bataka ko ubujura no gusabiriza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bimaze gufata indi ntera. Basaba ko icyo kibazo kimaze igihe kirandurwa burundu. Birashoboka ko inkuru uheruka kumva mu Rwanda ibabaje ari inkuru y'akazungu. Yarafashwe ajyanwa mu butabera arafungwa ariko aracyariho. None nko muri Uganda ho inkuru zayo yuzumvishije, akenshi na kenshi wumva ari filime y'iterabwoba, hahandi iyo uyitinzemo inagutera guhahamuka. Muri Uganda polisi yaho yigeze gutangaza ko yataye muri yombi umugabo bivuga ko yasanganywe uduhanga tw'abantu 24 bakaba baraketswe bikoreshaga nk'ibitambo by'abantu. Icyo gihe polisi yatangaje ko ashobora gufungwa igihano cya burundu muri gereza. Uyu mugabo witwaga Godfrey, icyo gihe we yavuze ko ari umuvuzi gakondo ndetse ko akoresha imiti y'ibyatsi ikomoka ku bimera. Ariko ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo muri Uganda ryavuze ko ryitandukanyije nawe. Gusa se ubwa mbere muri Uganda hagaragaye ibintu nk'ibi ngibi biteye ubwoba, kuko no mu kwezi kwa 7 muri 2024 nabwo polisi yakuye ibihanga 17 by'abantu mu rusengero rwo mu karere ka Mpigi rwagati muri Uganda, mu birometero hafi 41 uvuye mu mujyi wa Kampala. Aha hombi hatahuwe ibihanga by'abantu byavuzwe ko bifitanye isano n'imihango yo gutanga igitambo n'imihango yo gutanga ibitambo by'abantu. Abantu bamwe bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika ngo bemera ko hari imbaraga zidasanzwe ziva mu bice by'umubiri w'umuntu zitera ishaba cyangwa zizana amahirwe, ndetse ko ngo harimo kuzana ubukire cyangwa se umuvumo ku banzi babo. Biragoye kumva ko umuntu mu Rwanda ngo yaturutse gereza aragenda arahera. Ariko igitangaje, abakoboye muri Kenya baca amashene igifungo kitarangiye, wenda habayemo ruswa cyangwa uburangare bw'inzego z'umutekano. Reka nga twifashe inkuru y'ikinyamakuru cyandika Kigali Today. Polisi ya Kenya yageze gutangaza ko uwitwa Collins Jumaisi Karusha yiyemereye ko guhera muri 2022 yishe abagore 42 barimo n'umugore we. Uwunganiraga Karusha mu mategeko yarabihakanye, avuga ko umukiriya we yakorewe iyicarubozo ngo akunde yemere ibyo ashinjwa. Ngo yari amaze iminsi afungiye kuri sitasiyo ya polisi kuva yatabwa muri yombi mu kwezi kwa 7. Nyuma yaho abayobozi bavuze ko Karusha n'abandi bafungwa 12
baturutse uburoko babanje gutobora igisenge, ubundi bakurira uruzitiro rwa gereza bagaca ishene. Ubu ndabizi wakwibaza uti ese inase nuko hataba imfungwa? Ese wumvishe kangahe imfungwa zacitse gereza mu Rwanda? Ibaza ko nko mu Bugande umuntu akwiba moto mukajya mu rubanza ukazamutsira wataye amafaranga menshi yagura izindi moto 3. Mu gihe twahangaha mu Rwanda iyo ugiye mu rubanza rw'ubutabera udafite amafaranga yo kwishyura umwavoka, leta iramuguha w'ubuntu ngo agufashe. Ikindi baza ko nko muri Eldoret muri Kenya umubyeyi ashobora kugurisha impyiko ye kugira ngo yishyurire umwana we ishuri minerval iboneke. Ariko nko mu Rwanda usanga umwana yiga mu ishuri rya leta yishyura amafaranga 1000 yonyine ku gihembwe, kandi akarya umuceri, kawunga n'ibishyimbo buri munsi kugeza igihembwe kirangiye. Ubundi ibi byonyine umwana konsoma abirya buri munsi w'umunyeshuri yakaba yabyishyurira 60,000 by'abanyarwanda ku gihembwe, ariko ugasanga umwana yishyura inote y'1000 yonyine kugira ngo yige. Nawe ibaza kwishyura 1000 ukava ku ishuri uriya amafaranga 60,000 bya buri gihembwe. Ibi rero bikwereka ko leta y'u Rwanda amafaranga ishora ari menshi ku banyeshuri badafite amikoro kugira ngo hatagira ababa imbobo bakazagora leta mu minsi iri imbere, kuko intego yayo nuko yazagira benshi bize kandi bazi ubwenge mu minsi y'ahazaza. Ibi byose n'ibindi tutavuze bikwereka ko nubwo ibihugu bibarizwa mu karere kamwe k'uburasirazuba, ariko imico n'imyitwarire y'abahatuye iba itandukanye cyane. Ubwo kandi rero yamba nakurabuye niba ushaka gutembera muri ibi bihugu by'abaturanyi uzamenye uko ugenda. Ese ubona kuba mu Rwanda bitandukaniye hehe no kuba mu bindi bihugu byo muri Afurika, by'umwihariko byo muri aka karere kacu ka East Africa? Duhurire muri comment nimba yemera ko muzehe wacu yatanze gahunda ya Icara Wige ku baturanyi biwe, kuko harimo kubasiga amanywa n'ijoro. Munyemerere duhinira ahangaha inkuru yacu y'umunsi wa none, duhurire mu zindi nkuru zitandukanye nziza zigezweho za politiki zinacukumbuye. Wibuke ko gusiga hanko subscribe kano kanya ari akantu k'ingenzi kandi kihutirwa. Yara Junior GITI w'Imana, Kimizimire y'u Rwanda, ndabakunda cyane. Reka Imana ibandebere icyoroshye. Bye bye.